burya rero abantu benshi iyo utabaha icyo bari bagutegerejeho barahindukira bakakwanga, kavuga ati uyu nguyu ni fake, uyu nguyu yaratubeshye, yari yatubwiye ko azaza akadukiza abaroma, twari dutegereje yuko. Muribuka n'abigishwa ba Emawusi bagenda, baramanutse Yesu abasanga mu nzira yazutse, aravuga ati se biti ko mugenda muvuga mubabaye? Ati turavuga ibya Yesu w'i Nazareti, umuntu Imana yashyizeho umwuka ikamukoresha ibintu bihambaye, none twizeraga ko ari we uzadukiza, none ibyiringiro byacu babihambye mu mva. Haleluya. Ari yenya nigisha iyo nyigisho, ubwo tuzayiga nyuma ya Pasika, ivuga ngo mu kibaya cy'ibyiringiro biheze. Twizeraga ko ari uzadukiza, none ariko hano bizeraga ko ari uzabakiza, babona ntacyo akoze, baravuga ati uyu ni fake, aratubeshya, araza yiyita Mesiya ariko si we, yaje agenda ku ndogobe ariko si we Mesiya. Ntabwo uyu nguyu yari Mesiya. Abatambyi bakuru bamufatira icyemezo. Muribuka n'ikibazo umutambyi mukuru yamuhaje, aravuga ati tuvane mu gihirahiro, tubwire ni wowe tugomba gutegereza. Aravuga ati ni wowe ubivuze. Wabivuze nyine ni giye. None se niba ari wowe, ni wowe utarimo gufata ingabo ngo urwanire Isirayeli, uri Mesiya wa bwoko ki? Ariko icyo batari bazi, ntabwo yari Mesiya nkuko bamutekerezaga. Yewe n'abigishwa bari baramwibeshyeho. Muribuka amaze kuzuka baramwegera bamubwira ati se iki nicyo gihe ugiye kuzana ingoma ya Isirayeli? Tudodesha amakositime tugiye kwicara ku ntebe, udushinge amaprovince n'amadistrict. Aravuga ati ariko mwebwe ibyanyu, iby'ubwami bw'Imana ntacyo murabyumvaho. Na Pilato yaramuheje aramubwira ati se mbwira uri umwami koko? Ko bambwira ngo uri umwami. Ati wakabivuze. Ati ariko ubwami bwanjye si ubwa hano. Pilato aramubwira ati uri uwahehe? Ngo arasohoka abaza abantu bari kumara bati uyu mugabo ni uwahehe? Baravuga ati uyu ni fake, arimo ariyita umwami ariko si we, mubambe. Araza aramubwira ati ubwami bwanjye si ubwa hano, iyo ubwa hano nari gutegeka nkamanura legiyoni 12 z'abamarayika bakandwanirira. Nibwo Pilato yagize ubwo baravuga ati uyu nguyu ashobora guhamagara legiyoni 12 bari abasirikare 72,000, nta nubwo ari na legiyoni 12 z'abasirikare n'iz'abamarayika. Pilato arabitekereza aravuga ati nigeze numva bambwira yuko marayika umwe yamanutse arimbura ingabo za Senekeribu, none we ashobora guhamagara legiyoni 12 zabo, twese yatumaraho. Ngo aragenda abwira abayuda hanze aravuga ati uyu mugabo nta cyaha mubonyeho. Burya Pilato nawe yarigize ubwo. Baramubwira ati none nutamubamba ntabwo uzabura inshuti ya Kaisari. Nibwo yanditse igipapuro aravuga ati mva mbabwire amaraso y'uyu muntu ntangeho, niba koko ibyo yambwiye ari byo, nazana legiyoni 12 z'abamarayika bari mwebwe arimbura, ni mumujyane mu mukoresha icyo mushaka. Baragenda baramubamba. Noneho Pawulo arandika ngo twe tubabwiriza Kristo, tubabwiriza Mesiya, kandi Mesiya wabambwe. Kuki tubwiriza Kristo kandi Kristo wabambwe? Uyu ni umwami wari utandukanye n'abandi bami, yaje ku isi ntiyafata ibimenyetso byose by'abami. Ni nacyo cyatumye Abayisirayeli batamumenya, kuko bo bumvaga azaza ari umwami urwana ufite ingabo ukomeye, aza ari umwami ugenda n'amaguru. Erega buriya kugenda n'amaguru ni ibintu bikomeye. Hari umuperezida witwaga Sankara muri Burkina Faso, yihangishaho kuba umuperezida utagenda nk'abandi baperezida. Sankara aratangira akajya agenda ku igare, perezida ugenda ku igare. Sankara aratangira akajya ajya gukina umupira n'urubyiruko. Sankara aratangira akajya acuranga gitari hamwe n'abajeni. Abandi baperezida b'ibihugu bimukikije baravuga ati uyu mugabo azaduteranya n'abaturage. Ubwo atangiye kwigira ibingibi, baraprotinga bamukorera kudeta, baranamwica. Nta nubwo banamukoreye kudeta ngo bamufunge, baramwishe. N'ubu uwamukoreye kudeta ngira ngo ankete zakurikiyeho nyuma umenya nawe zaramufunze. Ariko ije neraga kubabwira uyu mwami yaje bavuga ati Mesiya ugenda n'amaguru ni Mesiya w'ubwoko ki? Yajya no kugenda ku nyamaswa akagenda ku ndogobe, kuko indogobe yari inyamaswa y'abantu baciriritse b'abaturage basanzwe. Mesiya ugenda atagira ingabo, Mesiya ugenda atagira inzu, Mesiya ugenda atagira
baravuga ati uyu ni fake tugomba kumubamba tu, ariko kumubamba ntibari bazi yuko ariho igisubizo kiri. Burya na Satani agomba kuba yaribeshye umunsi abwira abayuda ati mumubambe, kuko byari byarahanuwe, byari byarateganijwe yuko azajya ku musaraba, kuko ku giti niho umuntu yaguye kandi ku giti niho umuntu azakirira. Haleluya. Ku giti niho Adamu wa mbere yaguye, ariko ku giti niho Adamu wa kabiri yaducunguriye. Haleluya. Hari indirimbo njya nkunda, iyo mba ari yo wasabye indirimbo mba ntayisabye mukayiririmba, indirimbo ya 69 zo gushimisha Imana ivuga ngo niki cyatumye umwana w'Imana babazwa, niki cyatumye abambwa ku giti, tumye ya bikamba ry'amahwa, ni kubwawe n'ibyaha byawe. Icyamuzanye akajya ku giti nicyo tugiye kwiga uyu munsi. Uyu wanditse iriya ndirimbo yavuze ngo niki cyatumye umwana w'Imana ababazwa, niki cyatumye umwana w'Imana amanikwa ku giti, agatanga igisubizo ngo ni kubwanjye n'ibyaha byanjye, ni kubwawe n'ibyaha byawe, reba wizere. Haleluya. Niki cyatumye umwana w'Imana ababazwa? Pawulo arandika aravuga ngo twe tubabwiriza Kristo kandi Kristo wabambwe. Mu gihe hahandi mu gice cya mbere cy'Abakorinto ba mbere, ijambo ry'umusaraba umurongo wa 18, ijambo ry'umusaraba kuba rimbukana ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Iri ni ryo jambo ngira ngo twigeho uyu munsi, umusaraba virgule imbaraga z'Imana. Haleluya. Umurongo wa 22 akavuga ngo dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira iki bo bashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko kubahamagaye b'abayuda n'abagira iki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi ubwenge bwayo. Haleluya. Buriya hari amabanga menshi, hari ubwenge buhambaye buhishe muri kiriya giti. Amina. Ubwenge buhambaye, kuko ijambo ry'Imana ubwa mbere Yesu yavuze ku musaraba ni muri Yohani ibice 3 umurongo wa 16, ariko atangira avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Mu yandi magambo byatumye itamba umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Niho yabwiye Nikodemo, aramubwira ngo Nikodemo, ngo uko Mose yamanika inzoka ku giti mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azererezwa akireherezaho abantu bose. Amina. Imbaraga z'Imana, kuko Imana yatanze kado, ariko kado zose burya bazihambira neza. Hari igihe njya ndeba kado, hari abantu rero basigaye bahambira kado bakayishyira mu bintu bihambaye, ikaza isa neza ukumva wayiguma n'ukwiri ntuyifungure, ariko kado zose zigomba gufungurwa, ndetse n'ibizihambiriye bigomba gucibwa. Ukabona ibipapuro urabishishimuye urajugunye, za ipenge urukuyeho, hagasigara igikarito rimwe na rimwe gisa nabi, aricyo kizingiyemo kado, kayifungura ukavanamo kado yawe. Buri rero natwe ku musaraba icyo bakoze bahambuye kado. Haleluya. Kuko Bibiliya iratubwira, Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 1 umurongo wa 20, aratubwira ngo muri we nimo ye iri y'iby'Imana yasezeranije byose. Yohana nawe arandika mu Rwanda nako mu butumwa bwiza mu gice cya 2 avuga ngo ibimwuzuye nibyo yaduhayeho, ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Amina. Buriya umusaraba, amaraso ya Yesu, hari ibintu 5 ngiye kubabwira bikubiye, byari bizingiye muri iriya kado yitwa umubiri wa Yesu. Amina. Kandi umunsi muzabisobanukirwa mukabyumva, bizahindura ubukristo bwayo, bizanahindura n'uburyo mwumva umusaraba,
kuko imisaraba iba hose, iba ku nsengero hejuru, iba ku nsengero mo imbere, bamwe muyambara mu ijosi ku mikufi, abandi bayitwara, abapastori tuyambara ku rutugu. Kera nkiri umushizi w'isoni, yawe nigeze kuba umushizi w'isoni, nkiri umuvugabutumwa ntari abapastori, ubu nacishije make ko nanjye ndiwe. Abapastori bambaraga imisaraba hano, urabona se ntawe ufite hano, bambaraga imisaraba ku makora, nkavuga ntimukaturatisha imisaraba. Icyo gihe nari nkiri umuvugabutumwa ntari abapastori, ntimukaturatisha imisaraba, ntibiterwa n'uwo wateruye. Igorogota hari 3, ushobora kuba warateruwe iburyo cyangwa ibumoso. none ubu nacishije make kuko nsigaye ndi umwe muri bo, nanjye ndawambara. Ariko hari igihe ubona abantu bagenda uko bateruka umusaraba, uyu muntu yateruye n'uwuhe, n'uw'iburyo cyangwa n'uw'ibumoso cyangwa n'uwo hagati, ko hari 3. Ujye witonda utazaterura utariwo. Hari abantu bagenda ukamubona ubabaza uyu muntu ko yambaye umukufi uriho umusaraba, nkaba mbona urimo kuvuga ameze nka yanuze muri mu byahishuwe, bavuga ngo haza indi nyamaswa ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Ngo ariko ibumbuye akanwa ikavuga nk'ikiyoka. Hari abantu bagenda batwaye umusaraba ukagira ngo arakijijwe, hanyuma yabumbura akanwa ukumva aravuga nk'uwahanzweho. Ujye witonda utaba warateruye umusaraba w'ibumoso, wa wundi wari uriho umuntu wabwiraga Yesu ngo niba uri Imana ngo awikize natwe dukize. Basi uzapfe gutwara uw'iburyo, umwe wavugaga ngo basi ngo nugera muri paradizo uzanyibuke. Ariko ubundi twese tugomba guterura uwo hagati kuko niwo twacunguriweho. Amina. Uriya musaraba rero uvuga iki? Number 1, gucunguzwa amaraso ya Yesu, amaraso y'igiciro cyinshi. Ibyaha byacu nibyo yishyizeho. Ikintu gikomeye cyane buriya kiba mu musaraba ni ukumenya ngo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba yarihiriye ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Yesaya yari yarabisobanuye, sinzi impamvu abayuda batabyumvaga. Yaravuga ngo yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Burya ibyaha no gukiranirwa biratandukanye. Ibyaha nibyo nkora, gukiranirwa n'ibyaha byabaye akarande. Hari ahantu usanga bakubwira ngo uyu muryango abantu baho ni abanyamujinya, bikageza n'ahantu bakagira ati rero ndaje undebe umwana w'abega. Ukaza ukaba uri mwene wacu akazi ndagutumira kubwira utamvuga utampamagara umusindi yarenza akargo. Hari abantu n'ibyaha byabo bumva bafitemo ishema, kandi na Bibiliya niko ivuga ngo birata n'ibyaha byabo. Ntuzongere kuvuga ngo umwana wabo uraje umbone, turaje tukubone nyine. Ibyo Yesu yapfiriye ibyaha byawe no gukiranirwa kose kugira ngo tubivemo. Haleluya. Kandi intwaro ya Satani ikomeye ni icyaha, niko Bibiliya itubwira, kubera ko Satani araza akakubeshya yuko icyaha kiryoshye ukagikora, wamara kugikora akagukora ku matama, kayavuga ati ngaho rero hagarara uvuge. Nyambwira abapastori iyo mbigisha nshobora kumenya ibyaha umupastori akora nkurikije inyigisho yigisha. Iyo ufite ibyaha ukora ntabwo ushobora kubyigishaho. Umupastori unywa inzoga ntazabuza abakristo kunywa inzoga ngo babwire ati biriya bintu mubivemo bibicira ubuhamya. Umupastori usambana niyo abyigishije wabigeraho ukumva arabikekera akavuga ariko ngo mujye mubyitondera ngo Satani agira imbaraga, ukamenya ngo hariya ashobora kuba yarakubitiwe. Ariko kuko Satani arakwegera ati ngaho tinyuka ubivuge, tinyuka agatangira kubisasira, agatangira kubyorohereza. Oya, reka mbabwire, icyaha ugomba kugikubitira mu igunira kuko cyajyanye Yesu ku musaraba. Kubitira mu igunira, icyaha ukacyita icyaha n'igisa nacyo ukakijyana nacyo. Ibintu byo kujyaho tukabyorohereza, erega niho benshi bagwa. Impamvu nanga ibyaha nuko byajyanye Yesu ku musaraba, icyo kintu cya mbere. Ariko ikirushijeho impamvu nanga ibyaha, umuntu wese wabaye mu byaha arabizi. Abanywa inzoga mu kirimo hano reka mbabwire, ninde wigeze anywa inzoga mu gitondo akumva ameze neza? Umuntu akicara akanywa inzoga
mu gitondo ukumva ufite hangover, ufite icyaka, niko babyita mu kinyarwanda, hangover. Abajeni basigaye bavuga ngo ni hangover, ariko ni icyaka. Bakabwira ati inzoga ivurwa n'indi ugasubirayo. Ariko wabyuka mu gitondo ngo uzaraye zitwishe, unkura upfu ushaka iki? Ariko Satani agakomeza akakubyinisha muri ibyo bintu, ukagenda ugasambana. Waba uri umuhungu waba uri umukobwa, byose biza kimwe. Umukobwa arasambana, Satani akaza akamukora ku matama akamubwira ati buriya rero hari ushobora kuba wakuyemo inda, wayifashe tu, agasigara acungana n'ukwezi gukurikiyeho. Yabona nta cyabaye akisubirira, kereka wabaye ruharwa. Kandi n'abahungu ni kimwe. Iyo uri umuhungu ugifite umutima, usambana n'umukobwa yaza kugusura some days after, uti buriya aje kumbwira ko namuteye inda, kumva igitima kiratera indi yaguze, atagira ibyo akubwira mukongera, kuko niko abanyabyaha bamera. Icyatumye Yesu ajya ku musaraba ni ukugira ngo tuve mu byaha kandi tubiveho, tuve mu bubata bw'ibyaha. Amen. Iki rero icyo Satani akoresha iyo wakoze icyaha, niyo mpamvu Bibiliya yatubwira ngo there is no condemnation, ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza bazacirwaho. Iyo uri muri Kristo Yesu nta mutima ugucira urubanza ukubamo, oya, kuko nta byaha ubugenderamo. Niyo babivuze wumva atari ibyawe, ukavuga ati ibyo ngibyo ryewe ntibindeba. Nk'ubu iyo bavuze bati abantu barwara sida, ndavuga nti kereka niba yintera mu rushinge, ntaho nzahurira nayo. Itaramfashe nkiri umupagani ntizamfata ndi umurokore. Mubimenye, umenye icyo Yesu yaje gukora cya mbere, ni ukudukiza umutima uducira urubanza, n'urubanza rw'Imana ruva mu byaha. Kandi igihe nagiye mbibona, nkunda gutanga ingero nyinshi, ariko aho nakoze hose akenshi ingero ntanga nzishyira kuri kugira ngo abari hafi batiyumvamo. Ariko burya umuntu wakoze icyaha, cyane cyane ibyaha binini, reka mfate bibiri by'ingutu. Icyaha kinini kimwe ni ukwica umuntu. Nabwirije muri gereza z'iki gihugu hagati ya 1995 n'ibihumbi 2004, cyane cyane iyo periode. Nabonye imbaraga z'umusaraba muri gereza. Nabonye abantu bemera ibyaha bakoze, umuntu agahaguruka akihana, akavuga abantu yishe, akavuga abana, akavuga abagore, akavuga amazu yasenye, ukagira ngo bamushyize ku rushiko. Hari imbaraga z'umusaraba. Iyo Paulo avuga ngo izi ni imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'umusaraba ziruhura umuntu akamenya ko ashobora kubabarirwa nubwo yakoze ibyaha nk'ibyo. Hari urugero njya nkunda kuba hano. Twigeze kujya kubwiriza muri Kenya, noneho hari umugabo kera muri za 52, icyo gihe hari muri 90 ngira ngo na 6 cyangwa na 7, yari umusaza rwose ufite nk'imyaka nka 70. Araza arambwira ati wigishije ku musaraba numva ngaruye ibyiringiro. Ati kuko muri 52 twagiye gusenya famu y'umuzungu, kuko abari bafite umuvumo yitwaga abamaumawu yarwaniraga kubohoza Kenya. Bakajya mu mafamu y'abazungu bakabica cyangwa se bakayasenya bakayatwika, babaha misiyo kujya gusenya famu y'umuzungu. Baragenda bagezeyo, mbere yuko bagerayo umukobwa wakoreraga uwo muzungu arababona, ariruka kandi arihemukira, yiruka agana kwa muzungu. Babwira umusore umwe ati mufate. Aragenda aramufata, aramuzana, baramubwira ati mujyane hariya kugira ngo tube sure yuko nta uzatuvamo umwice. Aramutwara. Rero biriya bintu za mouvement de libération baguhaye misiyo, ugomba kuyikora kandi ukayikora uko bakubwiye, nta bintu byo kujya impaka. Aramujyana, umukobwa akamuhendera, wambabariye ntunyice, wambabariye ntunyice. Aramujyana, ariko byo aramwica, arangije aracukura, aramutaba. Baragenda, ibyo bagombaga gukora barabikora, barigendera. Umugabo nyuma aza gukizwa, ariko iryo jwi yarambwiraga ati ndicara, nubwo nkora umurimo w'Imana mu rusengero, maze imyaka nkizwa ngenda neza, ariko iryo jwi ryanze kumva mu matwi, wambabariye ntunyice. Imana ishobora kumbabarira. Ndamubwira nti amaraso ya Yesu acecekesha amajwi y'amaraso yose. Ati
niko ndamubwira ni Bibiliya iravuga ngo amaraso ya Yesu acecekesha amajwi yose. Ni aturira Imana, ariko wizere mu mutima wawe yuko Imana yakubabariye kandi urabona amahoro. Ntambika ibiganza ndamusengera, arambwira ati ariko ndumva hari ikintu gihindutse muri jye, nicyo kigumemo, kuko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, uko Imana ivuga. Ubundi ikindi gihe twagiye kubwiriza muri Ghana, Accra, muhura n'umukecuru, nawe yari umukecuru, yakuyemo inda afite imyaka 19. Nyuma yaho arakizwa. Yari umukobwa w'umukozi w'Imana. Arambwira tumva umukozi w'Imana, mfite ikibazo, nakuyemo inda ku myaka 19 kubera ko data yari umukozi w'Imana, nanga kumukoza isoni nyikuramo. Ariko iteka ryose iyo bavuza amaraso, mpita mbona amaraso navuye nkuramo inda. Niki kizacecekesha iryo jwi ry'amaraso y'umwana wanjye? Ndamubwira nta maraso ya Yesu yonyine atwikira amaraso yose, agaturisha umutima. Haleluya. Icyatumye Yesu ajya ku musaraba ni kugira ngo tumenye ko ibyaha byose, ko wenda twaranaganiriye cyane, ndamubwira ni ibuka yuko batera Stefano amabuye, Paulo niwe wari ubahagarikiye, ariko Paulo yivugira ko Imana yamubabariye nubwo yatotezaga itorero. Uko Imana yababariye Paulo yishe umukozi w'Imana witwa Stefano, niko nawe izakubabarira nubwo wakuyemo inda. Haleluya. Izo ni imbaraga. Niyo mpamvu Paulo yandikaga avuga ngo reka twebwe tubabwiriza Kristo, kandi wa Kristo wabambwe ngo ni imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Ivy'ubwenge bw'abantu, ivy'ubwenge bw'abasokoroge n'abapsychiatre budashobora gukora, amaraso ya Yesu arabikora iyo ubyizeye. Haleluya. Njya mbabwira hano, gereza zo mu Rwanda uzangisha impaka azakorero sansoma, kimwe mu bintu byatumye gacaca igenda neza ikihuta ni umusaraba wa Yesu. Kuko twabwirije muri gereza abantu bemera ibyaha, umuntu agahaguruka akabyatura, akavuga n'amazina y'abantu yishe, bituma ibindi byose bigenda neza. Buryo washinze umusaraba ukawushinga neza, n'igihugu kirahungukira. Haleluya. Njya mbwira abantu b'urubyiruko, mwajyanye umusaraba muri ruriya rubyiruko rw'ibiyobyabwenge, mukareba imbaraga z'umusaraba. Uyu musaraba wa Yesu urimo imbaraga, ni imbaraga z'Imana zihindura abantu. Haleluya. Icya kabiri dukura mu musaraba, imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo, agaciro gasumba kandi gaciro kose dushobora guhabwa n'abantu. Reka nkwereke, abantu bashobora kuguha agaciro kuko ufite position, ufite umwanya w'icyubahiro. Ariko nyamvivugamo urwenya, abari muri iyo myanya ntibazandakarire. Buryo buri ministre hagati ya kabinete ebyiri, niba inama ya kabinete iterana kuwa gatatu, ushobora kuba uri ministre muri kabinete y'uyu munsi, izataha ntuburimo. Ntimujya mubibona se? Ushobora kuba ministre, uba uri ministre kugeza umunsi ndi kabinete izaterana, kuko ushobora kuba muri ministre muri kabinete y'uyu munsi, muyitaha ntuburimo. Kabinete itaha nta nubwo no kuvuga ngo urishafu uya wowe bakagutambikana hagati y'inama ebyiri. Rero niwajya kugenda wumva ikiguhesheje agaciro ari position, ubwo nyine biba byagiye. Siko se? Niba icyajyaga kiguhesha agaciro ari kashi zawe, ntumenya ahantu biva, ubukire bwitera amababa, ukabona umuntu wahoze ari boss neza aricaye aragenda n'amaguru, isi neza neza yamuhejeje, revenue ikaguteza, banki ikakujya inyuma, Imana itagutabara, bakagusubiza ku isuka nk'uko bajyaga bavuga hano. Ukajya ugenda mu nzira ukavuga ngo banesheje agaciro, nuko burya wari ufite ak'ibyo bintu n'ibindi. Ushobora kuba uri mwiza. Burya rero umukobwa ashobora kwicara akaba misi rwose, akajya no mu marushanwa, ihangana umuhungu amurongora amutera inda, bom, wajya uvuga uriya yahoze ari misi, kiriya kigunguru, nyamara buriya yari misi.
n'ubu minsi uruhinja rurahagije ngo rushyireho iherezo ukuyemo na accident n'ibindi. Ariko burya hari agaciro duhabwa n'Imana kadakurikira ubutunzi bwawe, kadakurikira isura yawe, kadakurikira umwanya ufite. Imana ikakureba ikavuga ngo nguhaye agaciro. Haleluya. Ikakubwira ngo, Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere aravuga ngo twebwe, urwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18, reka ngende mpasoma kugira ngo dukoreshe amagambo nk'uko yanditse nubwo nyaza, ariko aravuga ngo twebwe ngo ntabwo twacungujwe ibyangirika. Reka mbibasoma umurongo wa 18 Petero wa mbere igice cya mbere. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa isabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Agaciro kanjye, murabizi buriya iyo umuntu afite imodoka nziza, nubwo RAV4 yanjye ya RAA rumva nyine ikuzeho gatoya nka nyirayo, RAA biba bikubwira ngo iyi modoka yaje kera, niyo muri 2005 na 6, ariko iracyagenda. Iyi Imana yasize amavuta ku modoka iragenda, ntimuzayi. Ariko icyo nenda gakubwira si icyo ngicyo, iyi modoka yanjye nanga abantu bayishwarambura, ariko ntibibuza yuko bahora bangonga. Abantu barangonga, abamotari araza yajya kugwa nkumva yanguye mu rubavu rw'imodoka nkabona yayikoshoye. Iyi modoka yanjye ifite signature z'abantu batwara nabi, sinjya ngonga. Ntuzabona imodoka yanjye bayigonze imbere, bayigonga mu mpande. Ariko iyo nenda kubabwira, tekereza rero wiguriye imodoka y'igiciro cyinshi nka Brabus, Mercedes Brabus. Benshi ntabwo muzizi ziza, abajene nibo bazi Brabus cyane, nabandi bantu ba boss nkabo ndabona baje kibaseka buri agomba kuba yizi Brabus. Brabus yawe ukayigura ukayiparika hariya, umwana akaza akayishushanyaho n'umusumari. Hari igihe nigeze kuza sanga abana bagiye ku modoka yanjye bafata umusumari bashushanya ko umutima munini ku rugi, bandikamo akazina kabo ngo Janet. Ndabona uyu Janet agomba kuba yikundira pastor cyangwa ushaka ko pastor amukunda. Nanabirekeyeho ndavuga nti rwose nzajya ngenda na Janet mu rubavu nuko atari ko umugore wanjye yitware kugira ngo nige babishyizeho. Tekereza ari Brabus yawe ya miliyoni 100 banditseho Janet bakayikuba nibuye bagashyiraho izina, wababara. Kubera iki? Kuko ifite igiciro cyinshi. No kwitera irange bizagutwara kashi zitari nkeya. Ntabwo ko batera intuza ya Brabus ariko batera RAV4 cyangwa gikumi hirya hari. Buri modoka igira ukuntu isanwa. Icyagutwaye amafaranga menshi nicyo kigihesha igiciro. Agaciro h'imodoka yawe ni amafaranga wayitanzeho, ariko twebwe Imana ntabwo yatutanzeho ifeza cyangwa izahabu. Yaravuze ngo ya aba bantu sindi bagura ifeza n'izahabu, bashobora kujya biyitiranya n'imodoka. Sindi bagura ifeza n'iso zahabu, bashobora kujya biyitiranya n'inzu. Ndabagura amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wanjye. That's who we are. Abo nibo turi bo. Turi abantu baguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Kera twari nkubaganye twiga muri universite, noneho tuza kurwana n'abasirikare. Mu bateje iyo greve nanjye nari ndimo, sinjya nkunda kwirarira mu byaha byanjye, nabyo ndabyemera. Noneho umuhungu umwe yarageze muri lisansi ya 2, abo twiganye muvuze izina banahita banamumenya ariko si ngombwa. Noneho bamufatira mu nzira harya mu Cyarabu i Butare. Abana b'abasirikare bigaga mu ishuri ryitwaga Yesu École des sous-officiers baramukubita kabisa, bamutera imigeri, bamukubita iki, bamutera amakofa. Aravuga ati mbara twumvikane bagenzi banjye, mukubita ahandi hose ariko uyu mutwe muhere ku bitugu mu manura, ariko uyu mutwe ntimuwukoreho kuko leta imaze kuwutangaho amafaranga menshi. Rero namwe mujye mutekereza, ni wireba mu ndorerwamo uvuge ngo uyu mutwe waba uriho imvi, waba uriho iminkanyari, waba ufite amabinga, waba ufite iki, uvuge ngo uyu mutwe Imana yawutanzeho igiciro cyinshi cy'amaraso y'umwana wawe. Haleluya. Ibyo bizatuma wiyakira. Umuntu naza akakubwira ngo ariko nkawe wavutse hehe, umubwire uti I'm made in heaven, made in Jesus. Kuko hari umubyeyi uza ugasanga umwana yaramutoromatije ngo ariko nguyu yavutse hehe, ngo nyoko yakuraruje hehe, ngo yasa nande hano. Cyumubwira utari ko ndisa, cyo Imana yanguza amaraso y'igiciro cyinshi
wowe wanyemera utanyemera, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Umubwira uti ibyo wavuga byose rwose, ubu jyewe ndamahoro kandi ndashinganye. Haleluya. Nyankunda kubibabwira buriya, jyewe gusobanukirwa iki ngiki byamfashije kuba mu Rwanda mu gihe kibi cyarugo, kuko hagati ya 83 kugeza kuri 94, iyo myaka 11 nayihuriyemo n'ibintu byo gusuzugurwa, umuntu akaza akagufata. Mvuye kwiga mu Bwongereza, nzanye masters mu bintu byo kwigisha indimi, nandikira ministeri ntuburira ubwonje, numvaga bari bubisome bakumva agaciro nzanye uko kangana. Nzanye masters muri curriculum development and teaching English as a second or foreign language, bese ku buryo ni impressing bakumva ko nzanye ikintu kire made in UK bivanye mu Bwongereza. Baranyandikira ngo subira muri tronkome ujye kwigisha IMUA koko. Ariko nibuka ko giye agaciro kanjye nikava aho nigisha, subira Rurindo njya kwigisha muri tronkome kuko ndi umwana w'Imana. Wherever you send me. Ndibuka n'umuzungu yigeze kubimbaza namwe ngiye aho wanyohereza kwigisha hose, no muri primaire nahigisha kuko agaciro kanjye nikava aho nigisha. Kandi nuno munsi ushobora kuza ukangira pastori no kubundangije nyine igihe cyanjye ntawe uzongera kubingira. Niyo banyohereza muri paruwase yo mu cyaro hirya nkazanganzo, tugira paruwase yitwa Nganzo iba hirya, nta nubwo muzahwira, ituranye na Buzinganjwiri. Erega ntabwo mbabeshya, biraturanye, ni mu murenge ubu na Buzinganjwiri, muzaho Buzinganjwiri we niho Nganzo. Nari kujyayo sinyevuga ngo urabona ngo umuntu ufite doktora ngo waramfashe ngo banyohereze Buzinganjwiri. Agaciro kanjye ntabwo kari muri doktora, kari mu wancungo yakangira umwana we. Mwambwiye ngo amen. Ariko nababwira byinshi by'icyo gihe, ariko reka urugero rumwe ruhagije kuko turihuta. Umuntu arazagusuzugura, ugiye tukanda buto ujye muri dimension ya 4 y'umwana w'Imana, wicareyo umurebere hasi, akomeze yinyagambure agusuzugura. Najyaga mbikora kenshi. Umusirikare yigeze kunsuzugura rwose, hari ishyorongi, afata indangamuntu yanjye arandeba, arambwira ngo indangamuntu yawe irimo umwanda. Mpita nkanda buto nigira muri dimension ya 4, mpagarara mu mwuka, ndambwira yewe mvuye mu Ruhengeri, niko iki gihe hitwaga. Ntinaje nyitanga mu nzira aho nanyuze, nubwo ntabuze umusirikare washyizemo umwanda, nubundi nta wari urimo. Ngo ntabwo ari byo kubwira wa kigoryiwe. Ni bya bindi. Ariko buri urandenganya. Ngiye Imana ijya kundema ntiyangishije inama. Iyingisha inama mba nari bwikanshyiraho indangamuntu yanjye itajya mu mwanda. None se ko ubu nshaje, ko ndi mukuru nawe ukaba uri mukuru, ngira inama. Umuntu abigenza ate ngo avaho ngaho hari umwanda ajya hutari kuri iki? Arandeba numva biramucanze, aturi umurokoresha nti amfurika indangamuntu aho n'ikigende kandi ngo mujye mudusengera. Ntinabikoze kare ntarazi yo ntasenga. Ariko mujye mumenya hari agaciro Imana iguha ukakagendana mu nzira, ukagenda wambaye urugabire ugafite, ariko ugaharanira kuzazivamo. Oya, jewe umuntu wambara rugabire akazigumamo burya ntabwo aba yagasobanukiwe agaciro ke. Hari ibintu nanjye ntajya nemera, mujye mureka tubyemeranyeho. Simvuga ko abakene batazajya mu ijuru, bazajyayo niba baba bafite Yesu. Umukene udafite Yesu n'umukire udafite Yesu barajya hamwe. Nigeze no kubivuga abantu barambeshyera ngo naravuze ngo abakene ntibazajya mu ijuru. Ntabwo ibyo nshobora kubivuga. Hari abakene bari mu ijuru, hari n'abazajya mu ijuru, kuko ikitujyana mu ijuru nuko dufite Yesu. Ariko reka nkubwire, iyo wamaze kwakira Yesu, uva mu mitekerereze no mu mikorere no mu myumvire ikugumisha mu bukene. Ibyo rwose tubyemeranyeho. Abana b'Imana bigaragura iyo ngiyo bakagumayo, ntabwo ngiye njya mbyemera. Barigiye ubona umuntu ari aho ugasanga si umukene kubera ko yagombaga kuba umukene, ni umukene mu mitekerereze. Yirirwa agenda ntacyo akora, aba mu byumba byose by'amasengesho, iminsi 5 kuri 7 aba yagiye ngo mu byumba by'amasengesho. Inyoni yose iramutse ikoze nkawe yakwicwa n'inzara.
ariko ibyo si byo ndimo kwigishaho. Agaciro kacu kava mu maraso ya Yesu. Amina. Reka nongereho ikindi cya kane, nganira ku cya gatanu dusoze kuko amasaha yagiye nubwo twagize gahunda nyinshi. Icya kane, Yesaya yacyanditse neza aravuga ngo Yesu yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Tuzabirambura muri iki cyumweru kije, ariko buri ushaka kugira ngo icyakubabaje cyose nushaka kukiruhuka. Muranyumva neza? Hari abantu bahemukiwe pe, hari abagore bahemukirwa n'abagabo, ariko hari n'abagabo bahemukirwa n'abagore. Kenshi nkunze kuvuga abantu bakagira ngo mvugira abagore cyane, ariko muri no minsi narikosoye, n'abagabo shaka basigaye bahemukirwa. Bakaguhemukira, umugore akaguheza, akakurya nk'igisiga kirya ifi, yarangiza akagukubita karite ruje akijyanira n'undi. Uyu mujyi kuziga irimo abagore wacyaje amenyo nk'ay'ingona neza, agasiga gutsotsobye. Ariko n'abagabo bahemuka barahari, n'abagore bahemuka bahari. Umuti ubivura abahemukiwe mwese ku musaraba wa Yesu. Ku musaraba wa Yesu. Buriya mu bintu byose dushobora kubona, hari abantu babeshyewe barafungwa, hari ababeshyewe byinshi bibabaho, birukanwa mu kazi. Nugera ahantu agahinda kaguheranye, ntuzigunge, ntuziyahure, ntuzajye muri depression, uzegere Yesu umubwire ngo Mwami Yesu, bampemuye, banyambuye, azakubwira ati hanganeho gatoya nanjye nkubwire. Nanjye baramfashe barambeshyera, nanjye baramfashe barankubita, nanjye baramfashe baramfunga, nanjye baramfashe banyambika ubusa, nanjye baramfashe barankubita, barangije banshyira ku musaraba, barangije bankoza isoni, bamanika ku karubanda. Nta kintu na kimwe uzanyuramo mu buzima Yesu adashobora kumva. Haleluya. Iyo umuntu yababajwe ikintu runaka, biramworohera kumva abandi bose bakibabazwa. Niyo mpamvu biratubwira ngo yababajwe muri byose, ageragezwa muri byose, ngo ariko ntiyakora icyaha, ngo kugira ngo ajye ashobora kuruhura abamwiyambaza. Haleluya. Waba wicayemo hano barakwanze, arakubwira ati ngwino usange nanjye baranyanze. Waba wicayemo hano ababyeyi barakutereranye, arakubwira ati ngwino usange nanjye navutse bampiga. Waba uba mu bukene bukugoye, arakubwira ati ngwino usange nanjye navukiye mu bukene, iwacu banjyana mu rusengero batwaye inuma, aho abandi batwaraga amasekurume y'ihene n'ay'intama. Ariko njye mbitekereza, tekereza umuntu w'umugabo aje mu rusengero, haje umugabo ufite igisekurume cy'ihene kuko afite kashi, haje undi we ndetse kuko arushijeho azanye igipfizi cy'inka, kandi burya umutambyi yaguhaga agaciro akurikije ituro wazanye. Uretse ko none munsi njya mbona ariko abantu babifata, kuko iyo watambaga igitambo cy'umuntu uri umutambyi, ngo bagukatiraga inkoro, kandi burya inkoro nibaho inyama nyinshi, ngo n'urushyi rw'ukuboko. Tekereza rero umuntu akuzaniye igipfizi, uragikase, ukuyeho inkoro n'urushyi rw'ukuboko, ukagiterura muri babiri mukakizunguza imbere y'Uwiteka, uti gukorere, kugukorera ni byiza. Hanyuma hagakurikira uzanye isekurume y'ihene, ukayikata ukavuga ati iyi ni ya brochette, kugukorera ni byiza. Hagakurikira undi ati se wowe ituro ryawe riri, agakora mu kantu kagafuka ati nzanye utunuma tubiri. Umutambyi ashobora kuvuga ati nkaba ngaba siriya. Aho ngaho niho Yesu yavukiye, batwaye inuma ebyiri kugira ngo bikumvishe yuko yarabanje aba mu bukene kugira ngo azajye yumva abakene nibamusanga. Niyo mpamvu yagendanaga n'amaguru, n'igihe yinjiye muri Yerusalemu yaje kundogobaho kuza ku ifarasi. Si uko byari bimunaniye kuyibona, yagira ngo abantu bose bashobore kumwisangaho. Wenda wawicaye warahemukiwe, warababaye, papa wawe yinyweraga inzoga, ntiyagushyize mu ishuri, urababaye kubera kutize, humura Imana izakubera umubyeyi. Haleluya. Nyamabwira hano rwose burya spirit, umuntu umwe nabyigishije hano ejo bundi ubwo Minyoni yari hano, aranyandikira arambwira ngo iyo orphan spirit, ngo iyo umuntu arenze imyaka 30, nashatse kumubwira ni niyo wagira 50 iragukurikira, ukajya wumva wicuza impamvu wavukiye aho wavukiye. Ntabayifite se kandi bafite iyo myaka, bivuga ngo ubushaye yumva naravukiye aho abandi bavukiye.
ikizayikuvura no kumenya ngo Imana yambereye data. Amina. Intimba zacu n'imibabaro yacu. Amen. Icyanyuma ndangirizaho, yatuneshereje imbaraga zose. Nkunda ukuntu mu Baheburayo bavuga ngo abanzi bacu bose yabazingazingiye hamwe, abivuga hejuru kubw'umusaraba. Kuko Yesu yaramanutse ajya kuzimu, abwira Satani ati bariya abantu bose rero bajya gutwaza igitugu kuko bakoze ibyaha. Abanyizeye bose, abantegereje bose, ba Mose bandebaga nkiri kure, ba Aburahamu bifuzaga kubona kuza kwanjye, abo bose nabacunguye, ibyaha byabo byarihiriwe. None mpereza imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, mfungura abantu banjye tuzamuke. Niyo mpamvu Matayo yaranditse ngo babonye abera bose ngo bazamutse ngo batembera muri Yerusalemu, barimo kuvuga ati nimuhumure, yanesheje. Haleluya. Iyo rero tuvuga imbaraga z'Imana n'imbaraga z'umusaraba, nicyo tuba tubabwira. Wenda wicayemo uyu munsi umeze nka bariya bagira iki, hepfo yatubwiye ngo abagira iki, ngo bashaka ubwenge, ngo abayuda bo bagashaka ibimenyetso, ngo ariko twe turavuga Kristo, kandi Kristo wabambwe. Muzumve nicyo kibazo dufite muri ino minsi. Abantu basigaye baryongora, bakaza bakabwira ibigira iki, bakababwira ibiheburayo, bakabereka ko basomye, bakababwira iby'ubwenge. Umuntu agataha yibaza ariko twari turimo kwiga ibiki. Undi akaza akababwira ati uyu munsi murabona igitangaza. Waje hano uremerewe n'ibyaha, nubona igitangaza se kirabigukuramo. Twebwe tuvuga Kristo, kandi Kristo wabambwe. Wowe niyo mbaraga z'Imana. Kuko ibyo birangiye arahindukirana bya bitangaza akabigukorera, ariko akabigukorera kuko uri umuturage wo mu bwami bwe. Haleluya. Wenda wicayemo hano uyu munsi ukiremerewe n'ibyaha, wenda wicayemo hano uyu munsi uremerewe n'intimba z'ibyakubayeho, wenda wicayemo hano uyu munsi uremerewe no kwisuzugura no gusuzugurwa no gutabwa no kugawa, wenda wicayemo hano uyu munsi Satani agikuka kigukoresha uburetwa. Ndenda kukubwira ngo uyu ni umunsi wo kubohoka. Turababwiriza Kristo, kandi Kristo wabambwe. Abari abantu bari bari mu butayu ngo wabaga yariwe n'inzoka, baramubwira ati reba hariya, reba reba ku musaraba. Ngo uwarebye iriya nzoka imanitse ku giti wese yahita agakira, ariko wabishidikanije ubusagwe bwaramwishe. Uyu munsi ntushidikanye, wizere Kristo, umwegurire ibyawe byose, arakubohora. Waba urimo wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, zamura ikiganza, turasenze tugane ku musozo wa gahunda. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Ubwo wabonaga intimba zaraduheranye, benshi bari muri depression, ubwo wabonaga agahinda kabuza benshi gusinzira, ubwo wabonaga ubwihebe bufashe benshi bukabashyira mu nguni, abandi bagahera mu kwisuzugura kuko basuzuguye kuva bakiri abana, bakireba mu ndorerwamo akabona ari mubi, ndetse abandi bakanabimubwira. Ariko Mwami Yesu waraje uravuga ngo reka mbaha agaciro, mwese mbacungure n'amaraso yanjye. Mana, ndasengera umuntu wese urimo hano, waje aremerewe n'ibyaha, waje aremerewe n'intimba, waje aremerewe n'agaciro gake, waje aremerewe n'ubutware bwa Satani ubwo aribwo bwose. Uyu munsi uciye migozi, uko ibiganza bizamutse imbere yawe ari kumanura cya kiganza cyagiye ku musaraba ku bwacu, ufate buri muntu umuhumurize, umubwire ngo ibyaha byawe wabikuweho, intimba zawe uzinyegurire, agaciro kawe ugasubirane, kandi imbaraga zanjye zikorere muri wowe. Reba aba bantu bose ubagirire neza, reba aba bantu bose ubambike imbaraga, kandi imbaraga zawe zigendane natwe. Reka izina ryawe ryogere, reka izina ryawe rishyirwe hejuru, reka ubwoko bwawe bukomeze guhabwa umugisha, ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwakoze kwihangana. Kabwira ngo ariko jyewe nterana ku cyumweru, njya mu yandi matorero, jyewe ngira umugisha nigisha mu matorero yose. Iyo Zayoni yakoze Afurika haguruka, bagomba gutera amahema hanze, abazayoni bose baraza. Iyo restoration yakoze ibiterane baraza. Iyo nagiye muri Foursquare baruzura bagasaguka bagahagarara hanze. Ariko twebwe muri Anglikani abantu Sunday Christians, abakristo bo ku cyumweru, oya, mugerageze mubivemo. Igihe kirageze ngo dusubire kubo twari bo dutangira. Anglikani niyo yabonye revival mbere y'andi matorero yose yo mu Rwanda.
Anglikani niyo yaproduije iyi Bibiliya, niyo yayihaye andi matorero. Anglikani niyo yasohoye igitabo cy'umugenzi. Anglikani niyo yasohoye indi ziriya ndirimbo. Anglikani niyo yateye intambwe, ariko ubu none dusigaye tugenda dukurura amaguru inyuma y'abandi. Dutegura amasengesho, turangiza iminsi 40 bamwe baboneka ku cyumweru bataza mu mibyizi. Bamwe bakubwira tuba dufite akazi kenshi. Rero ubwo no kuvuga ko ari imbura mikoro. Buriya kuza ni ikimenyetso cy'ubwitange no kumenya gutoranya ibyo ujyamo n'ibyo utajyamo, kuko harimo benshi mutanaza nkahura namwe murimo kubeyabeya hano mu Giporoso, ariko gutaje gusenga ngo nari murimo kurelaxinga. Jyuza uruhukira imbere y'Uwiteka, niho hari uburuhukiro. Izo relaxing zo mu Giporoso nta relaxing irimo. Ntawe nshaka gukoza isoni, ariko nshinzwe kubahugura no kubigisha. Ariko turabisengera, buri hari igihe uko Imana igenda ibakoraho bizagenda byiyongera. Muvuge ngo amen. Birakaba bityo. Yego Karizi. Kubona na Kariziya uva za Kinyinya. Turaguheka umura. Ikindi cya kabiri, turakomeje iki cyumweru, ni icyumweru cya nyuma cy'amasengesho yacu y'iminsi 40. Kuwa kane ni mugoroba, murabizi niwo munsi twizihiza ko Yesu yashyizeho igaburo ryera. Kuwa kane ni mugoroba tuzaba turi ku munsi wa 39 w'iminsi yacu 40, tuzakora igaburo ryera. Amen. Hanyuma kuwa gatanu tuzaba twatangiye icyunamo, kuko ni ku itariki ya 7, ariko mu gitondo ubwo tuzajya aho leta izaturangira, tuzaba twagiye, ariko ni mugoroba tuzaza gusoza 40. Byo nta kibazo, nta tegeko ribihana, kuko ni inyigisho twiga mu gihe cya Pasika ziba zinahuye kenshi n'icyunamo. Ubwo rero ntimuzabure kuwa gatanu tuzaterana, nubwo hari abari baranditseho ngo tuzarangira, abo harabikosoye, tuzarangiza ku itariki ya 7 ni mugoroba, dusoza iminsi yacu 40 dushima Imana. Haleluya. Kandi abafite ubuhamya uwo munsi tuzemera dusunike turenzeho rwose abashaka gushima Imana, nubwo turi mu cyunamo, no kuba turiho ni impamvu yo gushima Imana. Haleluya. By the way, giye ku itariki ya 7 nshima Imana, kuko isaha ya 9 ubu mba ndi muri statistique z'ababwira ngo genocide yatwaye abantu 1 miliyoni n'aba ngaba, nanjye mba ndi muri statistique n'umuryango wanjye, kuko intera hamwe zahagaze ku irembo zikirimo gukora debate. Burya Imana yacu ni Imana ya precision. Barimo gukora debate ngo ariko duteremo goronade, ngo ariko ngo tumene urugi, numva imbona ngo abana b'inkotanyi bari bazamutse epfo aho bita muri Kagara. Hanyuma n'ubu ndacyariho ku itariki ya 7 ngiye nshima Imana. Iyo bigejeje saa 9, icyo gihe saa 9 nzaba nicaye hano ndimo gutanga amashimwe y'Uwiteka. Harimo benshi dukwiye kujya tuza tugashima Imana kuko tukiriho. Amina. Kuriya no munsi watangiye igihe kibi kuri benshi, ariko dahere ni kuri bose. Erega burya nutarahigwaga, iyo bombi iguye burya ntawe izihiga, ifata ikisanze mu nzira. Nyamara mushatse mwajya mushima Imana mwese. Bajya no kwibuka nawe ukajya kwibuka ko utapfuye, ariko why not? Hari abantu bamwe bakwepa icyunamo bati biriya si ibyacu, burya ni ibyacu twese. Amen. Nabahaga gahunda y'icyumweru, reka twinjire mu inyigisho z'iki cyumweru zose ziravuga ngo Kristo, kandi Kristo wabambwe. Amina. Uyu munsi turiga kuri iyo nyigisho duhereye ku magambo Paulo yandikiye Abakorinto, mujyeyo ngiye kubigisha nihuta. Tubabwiriza Kristo, kandi Kristo wabambwe. Kuki tubwiriza Kristo tukongeraho wabambwe? Ubundi ijambo Kristo ni ikigiriki, mu gihe burayo yari Mesaya. Mesiya wasizwe, Kristo wasizwe, kimwe n'ikigiriki kindi n'igihe burayo, ariko byombi bivuga kimwe. Ubundi mu isezerano rya kera Imana yari yarasezeranije Abayisiraheli ngo izaboherereza Mesiya wo kubacungura. None wobo bakaba bazi yuko hazaza Mesiya. Uburyo Bibiliya yamuvugaga sinanabarenganya, yavugaga ko azaza akabarwanirira
akababohora, akabaha umudendezo. Noneho bakavuga ati uyu mwami azaza dukize ingoma y'Abaroma, azaza ari umwami ukomeye, azicara ku ntebe ya Dawidi kuko niryo ryari isezerano. Kandi buriya muri Isirayeli Dawidi nyuma ya Mose, Dawidi yari umuntu ukomeye cyane kuko niwe wajanesha intambara zose n'aba Yosuwa bari barasize batanesheje, kubera yuko mu gihe cya Yosuwa yarwanye intambara zose ariko asigamo amazinga y'abantu bakomeye cyane cyane Abafilisitiya, kuko ngo baturaga mu mibande bakagira n'amafarasi n'amagare y'ibyuma. Abo Bafilisitiya bagumyemo bavuyeho ku ngoma ya Dawidi. Noneho Abayisirayeli Imana irababwira ngo nzaboherereza Mesiya uzicara ku ntebe ya sekuruza Dawidi. Bakavuga ati azaza ari umwami noneho umurusha no gukomera, azaza ari umwami uzadusubiza gukomera kwa Isirayeli, azaza ari umwami uzadukiza Abaroma akabakubita akabashegesha nk'uko Dawidi yashegesha abanzi bacu. Bategereza uwo nguwo. Noneho uyu munsi murabizi ni umunsi w'amashami, siko witwa. Ku munsi Yesu yinjiye i Yerusalemu agenda ku ndogobe, ubundi yinjiraga i Yerusalemu agenda n'amaguru. Umunsi yinjiye i Yerusalemu agenda ku ndogobe bahise babihuza n'ubuhanuzi bwa Mesiya bugaragara mu isezerano rya kera ngo dore umwami wawe araje, aje agenda ku ndogobe, ku cyana cy'indogobe. Baravuga ati yes, uyu mugabo twajyaga tumubona, twajyaga tumujyaho impaka tukavuga ngo niwe Mesiya, none bihuye n'ubuhanuzi, tubonye ikimenyetso, yinjiye muri Yerusalemu agenda ku cyana cy'indogobe, igihe cye niki. Haleluya. Noneho bagiye kubona, babona amazi icyumweru nta ngabo yashatse, icyumweru kirashize nta gahunda yabahaye uburyo bagiye kurwanya Abaroma, baramuhindukirana. Muri Kristo Yesu nta mutima ugucira urubanza ukubamo, oya, kuko nta byaha ugenderamo. Niyo babivuze wumva atari ibyaha ukavuga ati ibyo ngibyo ryewe ntibindeba. Nk'ubu iyo bavuze bati abantu barwara sida, ndavuga nti kereka niba yintera mu rushinge ntaho nzahurira nayo. Itaramfashe nkiri umupagani ntizamfata ndi umurokore. Mubimenye, umenye icyo Yesu yaje gukora cya mbere, ni ukudukiza umutima uducira urubanza n'urubanza rw'Imana ruva mu byaha. Kandi njye nagiye mbibona, nkunda gutanga ingero nyinshi, ariko aho nakoze hose akenshi ingero ntanga nzishyira kuri kugira ngo abari hafi batiyumvamo. Ariko burya umuntu wakoze icyaha, cyane cyane ibyaha binini, reka mfate bibiri by'ingutu. Icyaha kinini kimwe no kwica umuntu. Nabwirije muri gereza z'iki gihugu hagati ya 1995 n'ibihumbi 2004, cyane cyane iyo periode. Nabonye imbaraga z'umusaraba muri gereza. Nabonye abantu bemera ibyaha bakoze, umuntu agahaguruka akihana, akavuga abantu yishe, akavuga abana, akavuga abagore, akavuga amazu yasenye, ukagira ngo bamushyize ku rushiko. Hari imbaraga z'umusaraba. Iyo Pawulo avuga ngo izi ni imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'umusaraba ziruhura umuntu akamenya ko ashobora kubabarirwa nubwo yakoze ibyaha nk'ibyo. Hari urugero njya nkunda kuba hano. Twigeze kujya kubwiriza muri Kenya, noneho hari umugabo kera muri za 52, icyo gihe hari muri 90 agira ngo na 6 cyangwa na 7, yari umusaza rwose ufite nk'imyaka nka 70. Araza arambwira ati wigishije ku musaraba numva ngaruye ibyiringiro. Ati kuko muri 52 twagiye gusenya famu y'umuzungu, abari bafite umuvumo witwaga abamawumawu yarwaniraga kubohoza Kenya. Bakajya mu mafamu y'abazungu bakabica cyangwa se bakayasenya bakayatwika, babaha misiyo kujya gusenya famu y'umuzungu. Baragenda bagezeyo, mbere yuko bagerayo umukobwa wakoreraga uwo muzungu arababona, ariruka kandi arihemukira, yiruka agana kwa muzungu. Babwira umusore umwe ati mufate. Aragenda aramufata, aramuzana, baramubwira ati mujyane hariya kugira ngo tube shuwa yuko ntawe uzatuvamo umwice. Aramutwara. Rero biriya bintu za mouvement de liberation baguhaye misiyo ugomba kuyikora kandi ukayikora uko bakubwiye.
nta bintu byo kujya impaka. Aramujyana, umukobwa akamuhendera, wambabariye ntunyice, wambabariye ntunyice. Aramujyana ariko pyo aramwica, arangije aracukura aramutaba. Baragenda, ibyo bagombaga gukora barabikora, barigendera. Umugabo nyuma aza gukizwa, ariko iryo jwi yarambwiraga ati ndicara nubwo nkora umurimo w'Imana mu rusengero, maze imyaka nkizwa ngenda neza, ariko iryo jwi ryanze kumva mu matwi, wambabariye ntunyice. Imana ishobora kumbabarira. Ndamubwira nti amaraso ya Yesu acecekesha amajwi y'amaraso yose. Ati niko ndamubwira ni Bibiliya iravuga ngo amaraso ya Yesu acecekesha amajwi yose. Ni aturira Imana, ariko wizere mu mutima wawe yuko Imana yakubabariye kandi urabona amahoro. Ambika biganza ndamusengera, arambwira ati ariko ndumva hari ikintu gihindutse muri jye, nicyo kigumemo, kuko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, uko Imana ivuga. Ubundi ikindi gihe twagiye kubwiriza muri Ghana, Accra, mpura n'umukecuru, nawe yari umukecuru, yakuyemo inda afite imyaka 19. Nyuma yaho arakizwa. Yari umukobwa w'umukozi w'Imana. Arambwira tumva umukozi w'Imana, mfite ikibazo, nakuyemo inda ku myaka 19 kubera ko data yari umukozi w'Imana, nanga kumukoza isoni nyikuramo. Ariko iteka ryose iyo bavuza amaraso, mpita mbona amaraso navuye nkuramo inda. Niki kizacecekesha iryo jwi ry'amaraso y'umwana wanjye? Ndamubwira nta maraso ya Yesu yonyine atwikira amaraso yose, agaturisha umutima. Haleluya. Icyatumye Yesu ajya ku musaraba ni kugira ngo tumenye ko ibyaha byose, ko wenda twaranaganiriye cyane, ndamubwira ni ibuka yuko batera Stefano amabuye, Paulo ni wari ubahagarikiye, ariko Paulo yivugira ko Imana yamubabariye nubwo yatotezaga itorero. Uko Imana yababariye Paulo yishe umukozi w'Imana witwa Stefano, niko nawe izakubabarira nubwo wakuyemo inda. Haleluya. Izo ni imbaraga. Niyo mpamvu Paulo yandikaga avuga ngo reka twebwe tubabwiriza Kristo, kandi wa Kristo wabambwe ngo ni imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Iby'ubwenge bw'abantu, iby'ubwenge bw'abasokoroge n'abapsychiatre budashobora gukora, amaraso ya Yesu arabikora iyo byizeye. Haleluya. Njya mbabwira hano, gereza zo mu Rwanda uzangisha impaka azakorero sansoma, kimwe mu bintu byatumye gacaca igenda neza ikihuta ni umusaraba wa Yesu. Kuko twabwirije muri gereza abantu bemera ibyaha, umuntu agahaguruka akabyatura, akavuga n'amazina y'abantu yishe, bituma ibindi byose bigenda neza. Buryo washinze umusaraba ukawushinga neza, n'igihugu kirahungukira. Haleluya. Njya mbwira abantu b'urubyiruko, mwajyanye umusaraba muri rubyiruko rw'ibiyobyabwenge, mukareba imbaraga z'umusaraba. Uyu musaraba wa Yesu urimo imbaraga, ni imbaraga z'Imana zihindura abantu. Haleluya. Icya kabiri dukura mu musaraba, imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo, agaciro gasumba kandi gaciro kose dushobora guhabwa n'abantu. Reka nkwereke, abantu bashobora kuguha agaciro kuko ufite position, ufite umwanya w'icyubahiro. Ariko nyamvivugamo urwenya, abari muri iyo myanya ntibazandakarire. Buryo buri ministre hagati ya kabinete ebyiri, niba inama ya kabinete iterana kuwa gatatu, ushobora kuba uri ministre muri kabinete y'uyu munsi, izataha ntuburimo. Ntimujya mubibona se? Ushobora kuba ministre, uba uri ministre kugeza umunsi ndi kabinete izaterana, kuko ushobora kuba muri ministre muri kabinete y'uyu munsi, muyitaha ntuburimo. Kabinete itaha nta nubwo no kuvuga ngo urishafu uya wowe bakagutambikana hagati y'inama ebyiri. Rero niwajya kugenda wumva ikiguhesheje agaciro ari position, ubwo nyine biba byagiye. Siko se? Niba icyajyaga kiguhesha agaciro ari kashi zawe, ntumenya ahantu biva, ubukire bwitera amababa, ukabona umuntu wahoze ari boss neza aricaye aragenda n'amaguru.
isi neza neza yamuhejeje, reveni ikaguteza, banki ikakujya inyuma, Imana itagutabara bakagusubiza ku isuka nk'uko bajyaga bavuga hano, ukajya ugenda mu nzira ukavuga ngo bantesheje agaciro. nuko burya wari ufite ak'ibyo bintu n'ibindi, ushobora kuba uri mwiza. Burya rero umukobwa ashobora kwicara akaba misi rwose, akajya no mu marushanwa, ihangana umuhungu amurongora amutera inda, bo wajya uvuga uriya yahoze ari misi, kiriya kigunguru, nyamara buriya yari misi. N'ubu misi uruhinja rurahagije ngo rushyireho iherezo, ukuyemo na aksida n'ibindi. Ariko burya hari agaciro duhabwa n'Imana kadakurikira ubutunzi bwawe, kadakurikira isura yawe, kadakurikira umwanya ufite. Imana ikakureba ikavuga ngo nguhaye agaciro. Haleluya. Ikakubwira ngo, Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere, aravuga ngo twebwe, urwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18, reka ngende mpasoma kugira ngo dukoreshe amagambo nk'uko yanditse nubwo nyaza, ariko aravuga ngo twebwe ngo ntabwo twacungujwe ibyangirika. Reka mbibasoma umurongo wa 18, Petero wa mbere igice cya mbere, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa isabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Agaciro kanjye, murabizi buriya iyo umuntu afite imodoka nziza, nubwo RAV4 yanjye ya RAA rumva nyine ikuzeho gatoya nka nyirayo, RAA biba bikubwira ngo iyi modoka yaje kera, niyo muri 2005 na 6, ariko iracyagenda. Iyi Imana yasize amavuta ku modoka iragenda, ntimuzayi. Ariko icyo nenda gakubwira si icyo ngicyo, iyi modoka yanjye nanga abantu bayishwarambura, ariko ntibibuza yuko bahora bangonga. Abantu barangonga, abamotari araza yajya kugwa nkumva yanguye mu rubavu rw'imodoka, nkabona yayikoshoye. Iyi modoka yanjye ifite signature z'abantu batwara nabi, sinjya ngonga. Ntuzabona imodoka yanjye bayigonze imbere, bayigonga mu mpande. Ariko iyo nenda kubabwira, tekereza rero wiguriye imodoka y'igiciro cyinshi nka Brabus, Mercedes Brabus. Benshi ntabwo muzizi ziza, abajene nibo bazi Brabus cyane, nabandi bantu baba bose nkabo. Ndabona baje kibaseka buri agomba kuba yizi Brabus. Brabus ya ukayigura ukayiparika hariya, umwana akaza akayishushanyaho n'umusumari. Hari igihe nigeze kuza nsanga abana bagiye ku modoka yanjye, bafata umusumari bashushanya ko umutima munini ku rugi, bandikamo akazina kabo ngo Janet. Ndabona uyu Janet agomba kuba yikundira pastor cyangwa ushaka ko pastor amukunda. Nanabirekeyeho ndavuga nti rwose nzajya ngenda na Janet mu rubavu nuko atari ko umugore wanjye yitwara kugira ngo rijye babishyizeho. Tekereza ari Brabus yawe ya miliyoni 100 banditseho Janet bakayikuba nibuye bagashyiraho izina, wababara. Kubera iki? Kuko ifite igiciro cyinshi. No kuyitera irange bizagutwara kashi zitari ngeya. Ntabwo ko batera intuza ya Brabus ariko batera RAV4 cyangwa gikumi hirya hari. Buri modoka igira ukuntu isanwa. Icyagutwaye amafaranga menshi nicyo kigihesha igiciro. Agaciro h'imodoka yawe na amafaranga wayitanzeho, ariko twebwe Imana ntabwo yadutanzeho ifeza cyangwa izahabu. Yaravuze ngo ya aba bantu sindi bagura ifeza n'izahabu, bashobora kujya biyitiranya n'imodoka. Sindi bagura ifeza n'izahabu, bashobora kujya biyitiranya n'inzu. Ndabagura amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wanjye. That's who we are. Abo nibo turi bo. Turi abantu baguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Kera twari nkubaganye twiga muri universite, noneho tuza kurwana n'abasirikare. Mu bateje iyo greve nanjye nari ndimo, sinjya nkunda kwirarira mu byaha byanjye, nabyo ndabyemera. Noneho umuhungu umwe yarageze muri lisansi ya 2, abo twiganye muvuze izina banahita banamumenya ariko si ngombwa. Noneho bamufatira mu nzira harya mu Cyarabu i Butare. Abana b'abasirikare bigaga mu ishuri ryitwaga Yesu École des sous-officiers baramukubita kabisa, bamutera imigeri, bamukubita iki, bamutera amakofa. Aravuga ati mbara twumvikane bagenzi banjye, mukubita ahandi hose ariko uyu mutwe muhere ku bitugu mumanura, ariko uyu mutwe ntimuwukoreho kuko leta imaze kuwutangaho amafaranga menshi.
rero namwe mujye mutekereza niwireba mu ndorerwamo uvuge ngo uyu mutwe waba uriho imvi, waba uriho iminkanyari, waba ufite amabinga, waba ufite iki, uvuge ngo uyu mutwe Imana yawutanzeho igiciro cyinshi cy'amaraso y'umwana wawe. Haleluya. Ibyo bizatuma wiyakira. Umuntu naza akakubwira ngo ariko nkawe wavutse hehe, umubwire uti I'm made in heaven, made in Jesus. Kuko hari umubyeyi uza ugasanga umwana yaramutoromatije ngo ariko nguyu yavutse hehe, ngo nyoko yakuraruje hehe, ngo yasa nande hano. Cyo mubwira utari ko ndisa, cyo Imana yanguza amaraso y'igiciro cyinshi, ngo wanyemera utanyemera, ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Umubwira uti ibyo wavuga byose rwose ubu jyewe ndamahoro kandi ndashinganye. Haleluya. Nyankunda kubibabwira buriya jyewe gusobanukirwa iki ngiki byamfashije kuba mu Rwanda mu gihe kibi cyarugo, kuko hagati ya 83 kugeza kuri 94 iyo myaka 11 nayihuriyemo n'ibintu byo gusuzugurwa, umuntu akaza akagufata. Mvuye kwiga mu Bwongereza, nzanye masters mu bintu byo kwigisha indimi, nandikira ministeri nturira ubwonje, numvaga bari bubisome bakumva agaciro nzanye uko kangana. Nzanye masters muri curriculum development and teaching English as a second or foreign language, bese ku buryo ni impressing bakumva ko nzanye ikintu kire made in UK, bivanye mu Bwongereza. Baranyandikira ngo subira muri tronkome ujye kwigisha IMANA koko. Ariko nibuka ko jyewe agaciro kanjye nikava aho nigisha, subira Rurindo njya kwigisha muri tronkome kuko ndi umwana w'Imana. Wherever you send me. Ndibuka n'umuzungu yigeze kubimbaza nawe ngiye aho wanyohereza kwigisha hose, no muri primaire nahigisha kuko agaciro kanjye nikava aho nigisha. Kandi nuno munsi ushobora kuza ukangira pastori no kubundangije n'igihe cyanjye ntawe uzongera kubingira. Niyo banyohereza muri paruwasi yo mu cyaro hirya nkazanganzo, tugira paruwasi yitwa Nganzo iba hirya, nta nubwo muzahwira ituranye na Buzinganjwire. Erega ntabwo mbabeshya biraturanye, ni mu murenge na Buzinganjwire, muzaho Buzinganjwire niho Nganzo. Nari kujyayo sinyeho ngo urabona ngo umuntu ufite doktora ngo waramfashe ngo banyohereze Buzinganjwire. Agaciro kanjye ntabwo kari muri doktora, kari mu wancungo yakangira umwana. Mwambwiye ngo amen. Ariko nababwira byinshi by'icyo gihe, ariko reka urugero rumwe ruhagije kuko turihuta. Umuntu azagusuzugura ugiye tukanda buto ujye muri dimension ya 4 y'umwana w'Imana, wicareyo umurebere hasi akomeze yinyagambure agusuzugura. Najyaga mbikora kenshi. Umusirikare yigeze kunsuzugura rwose, hari ishyorongi afata indangamuntu yanjye arandeba arambwira ngo indangamuntu yawe irimo umwanda, mpita nkanda buto nigira muri dimension ya 4, mpagarara mu mwuka ndambwira yewe mvuye mu Ruhengeri niko kigiye hitwaga, ntinaje nyitanga mu nzira aho nanyuze, nubwo ntabuze umusirikare washyizemo umwanda n'ubundi nta wari urimo, ngo ntabwo ari byo kubwira wakigoryiwe. Ni bya bindi. Ariko buri urandenganya. Ntigiye Imana ijya kundema ntiyangishije inama. Iyingisha inama mba nari bwikanshyiraho indangamuntu yanjye itajyamo umwanda, none se ko ubunshaje ko ndi mukuru nawe ukaba uri mukuru, ngira inama. Umuntu abigenza ate ngo avaho ngaho hari umwanda ajya hutari nkuriki? Arandeba numva biramucanze, atura umurokoresha nti amfurika indangamuntu aho nikigende kandi ngo mujye mudusengera. Ntinabikoze kare ntarazi yo ntasenga. Ariko mujye mumenya hari agaciro Imana iguha ukakagendana mu nzira, ukagenda wambaye rugabire ugafite, ariko ugaharanira kuzazivamo. Oya, jewe umuntu wambara rugabire akazigumamo burya ntabwo aba yagasobanukiwe agaciro ke. Hari ibintu nanjye ntajya nemera, mujye mureka tubyemeranyeho. Simvuga ko abakene batazajya mu ijuru, bazajyayo niba baba bafite Yesu. Umukene udafite Yesu n'umukire udafite Yesu barajya hamwe. Nigeze no kubivuga abantu barambeshyera ngo naravuze ngo abakene ntibazajya mu ijuru, ntabwo ibyo nshobora kubivuga. Hari abakene bari mu ijuru, hari n'abazajya mu ijuru
kuko ikitujyana mu ijuru nuko dufite Yesu. Ariko reka nkubwire, iyo wamaze kwakira Yesu uva mu mitekerereze no mu mikorere no mu myumvire ikugumisha mu bukene. Ibyo rwose tubyemeranyeho, abana b'Imana bigaragura iyo ngiyo bakagumayo, ntabwo ngiye njya mbyemera. Bari gihe ubona umuntu araho ugasanga su umukene kubera ko yagombaga kuba umukene, ni umukene mu mitekerereze. Yirirwa agenda ntacyo akora, aba mu byumba byose by'amasengesho, iminsi 5 kuri 7 aba yagiye ngo mu byumba by'amasengesho, inyoni yose iramutse ikoze nkawe yakwicwa n'inzara. Ariko ibyo si byo ndimo kwigishaho. Agaciro kacu kava mu maraso ya Yesu. Amina. Reka nongereho ikindi cya 4 nganira ku cya 5 dusoze kuko amasaha yagiye nubwo twagize gahunda nyinshi. Icya 4 Yesaya yacyanditse neza aravuga ngo Yesu yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Tuzabirambura muri iki cyumweru kije. Ariko buri ushaka kugira ngo icyakubabaje cyose nushaka kukiruhuka, muranyumva neza, hari abantu bahemukiwe pe. Hari abagore bahemukirwa n'abagabo, ariko hari n'abagabo bahemukirwa n'abagore. Kenshi nkunze kuvuga abantu bakagira ngo mvugira abagore cyane, ariko muri no minsi narikosoye, n'abagabo shaka basigaye bahemukirwa. Bakaguhemukira, umugore akaguheza, akakurya nk'igisiga kirya ifi, yarangiza akagukubita karite ruje akijyanira n'undi. Uyu mujyi kuziga irimo abagore bacyaje amenyo nk'ay'ingona neza, agasiga gutsotsobye. Ariko n'abagabo bahemuka barahari, n'abagore bahemuka bahari. Umuti ubivura abahemukiwe mwese ku musaraba wa Yesu. Ku musaraba wa Yesu. Buriya mu bintu byose dushobora kubona, hari abantu babeshyewe barafungwa, hari ababeshyewe byinshi bibabaho, birukanwa mu kazi. Nugera ahantu agahinda kaguheranye, ntuzigunge, ntuziyahure, ntuzajye muri depression, uzegere Yesu umubwire ngo Mwami Yesu, bampemuye, banyambuye, azakubwira ati hanganiho gatoya nanjye nkubwire. Nanjye baramfashe barambeshyera, nanjye baramfashe barankubita, nanjye baramfashe baramfunga, nanjye baramfashe banyambika ubusa, nanjye baramfashe barankubita, barangije banshyira ku musaraba, barangije bankoza isoni, bamanika ku karubanda. Nta kintu na kimwe uzanyuramo mu buzima Yesu adashobora kumva. Haleluya. Iyo umuntu yababajwe ikintu runaka, biramworohera kumva abandi bose bakibabazwa. Niyo mpamvu biratubwira ngo yababajwe muri byose, ageragezwa muri byose, ngo ariko ntiyakora icyaha, ngo kugira ngo ajye ashobora kuruhura abamwiyambaza. Haleluya. Waba wicayemo hano barakwanze, arakubwira ati ngwino usange nanjye baranyanze. Waba wicayemo hano ababyeyi barakutereranye, arakubwira ati ngwino usange nanjye navutse bampiga. Waba uba mu bukene bukugoye, arakubwira ati ngwino usange nanjye navukiye mu bukene, iwacu banjyana mu rusengero batwaye inuma aho abandi batwaraga amasekurume y'ihene n'ay'intama. Ariko njye mbitekereza, tekereza umuntu w'umugabo aje mu rusengero, haje umugabo ufite igisekurume cy'ihene kuko afite kashi, haje undi we ndetse kuko arushijeho azanye igipfizi cy'inka, kandi burya umutambyi yaguhaga agaciro akurikije ituro wazanye. Uretse ko none munsi njya mbona ariko abantu babifata, kuko iyo watambaga igitambo cy'umuntu uri umutambyi ngo bagukatiraga inkoro, kandi burya inkoro nibaho inyama nyinshi, ngo n'urushyi rw'ukuboko. Tekereza rero umuntu akuzaniye igipfizi, uragikase, ukuyeho inkoro n'urushyi rw'ukuboko, ukagiterura muri babiri mukakizunguza imbere y'Uwiteka uti gukorere, kugukorera ni byiza. Hanyuma hakurikira uzanye isekurume y'ihene, ukayikata ukavuga ati iyi ni ya brochette, kugukorera ni byiza. Hagakurikira undi ati se wowe ituro ryawe riheye, agakora mu kantu kagafuka ati nzanye utunuma 2. Umutambyi ashobora kuvuga ati nkaba ngaba seriously. Aho ngaho niho Yesu yavukiye, batwaye inuma 2 kugira ngo bikumvishe yuko yarabanje aba mu bukene kugira ngo azajye yumva abakene nibamusanga. Niyo mpamvu yagendanaga n'amaguru, n'igihe yinjiye muri Yerusalemu yaje kundogobaho kuza ku ifarasi. Si uko byari bimunaniye kuyibona, yagira ngo abantu bose bashobore kumwisangaho.
wenda wawicaye warahemukiwe, warababaye, papa wawe yinyweraga inzoga ntiyagushyize mu ishuri, urababaye kubera ko utize, humura Imana izakubera umubyeyi. Haleluya. Nyamabwira hano rwose burya spirit, umuntu umwe nabyigishije hano ejo bundi ubwo Minyoni yari hano, aranyandikira arambwira ngo iyo orphan spirit ngo iyo umuntu arenze imyaka 30, nashatse kumubwira ni niyo wagira 50 iragukurikira, ukajya wumva wicuza impamvu wavukiye aho wavukiye. Ntabayifite se kandi bafite iyo myaka, bivuga ngo ubushaye mba naravukiye aho abandi bavukiye. Ikizayikuvura no kumenya ngo Imana yambereye data. Amina. Intimba zacu n'imibabaro yacu. Amen. Icyanyuma ndangirizaho, yatuneshereje imbaraga zose. Nkunda ukuntu mu Baheburayo bavuga ngo abanzi bacu bose yabazingazingiye hamwe, abivuga hejuru kubw'umusaraba. Kuko Yesu yaramanutse ajye kuzimu, abwira Satani ati bariya abantu bose rero bajya gutwaza igitugu kuko bakoze ibyaha. Abanyizeye bose, abantegereje bose, ba Mose bandebaga nkiri kure, ba Aburahamu bifuzaga kubona kuza kwanjye, abo bose nabacunguye, ibyaha byabo byarihiriwe. None mpereza imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, mfungura abantu banjye tuzamuke. Niyo mpamvu Matayo yaranditse ngo babonye abera bose ngo bazamutse ngo batembera muri Yerusalemu, barimo kuvuga ati nimuhumure, yanesheje. Haleluya. Iyo rero tuvuga imbaraga z'Imana n'imbaraga z'umusaraba, nicyo tuba tubabwira. Wenda wicayemo uyu munsi umeze nk'abari abagira iki, hepfo yatubwiye ngo abagira iki, ngo bashaka ubwenge, ngo abayuda bo bagashaka ibimenyetso, ngo ariko twe turavuga Kristo, kandi Kristo wabambwe. Muzumve nicyo kibazo dufite muri ino minsi, abantu basigaye baryongora, bakaza bakababwira ibigira iki, bakababwira ibiheburayo, bakabereka ko basomye, bakababwira iby'ubwenge, umuntu agataha yibaza ariko twari turimo kwiga ibiki. Undi akaza akababwira ati uyu munsi murabona igitangaza. Waje hano uremerewe n'ibyaha, nubona igitangaza se kirabigukuramo. Twebwe tuvuga Kristo, kandi Kristo wabambwe, wowe niyo mbaraga z'Imana. Kuko ibyo birangiye arahindukirana bya bitangaza akabigukorera, ariko akabigukorera kuko uri umuturage wo mu bwami bwe. Haleluya. Wenda wicayemo hano uyu munsi ukiremerewe n'ibyaha, wenda wicayemo hano uyu munsi uremerewe n'intimba z'ibyakubayeho, wenda wicayemo hano uyu munsi uremerewe no kwisuzugura no gusuzugurwa no gutabwa no kugawa, wenda wicayemo hano uyu munsi Satani agikuka kigukoresha uburetwa. Ndenda kukubwira ngo uyu ni umunsi wo kubohoka. Turababwiriza Kristo, kandi Kristo wabambwe. Abari abantu bari bari mu butayu ngo wabaga yariwe n'inzoka, baramubwira ati reba hariya, reba reba ku musaraba. Ngo uwarebye iriya nzoka imanitse ku giti wese yahita agakira, ariko wabishidikanije ubusagwe bwaramwishe. Uyu munsi ntushidikanye, wizere Kristo, umwegurire ibyawe byose, arakubohora. Waba urimo wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, zamura ikiganza, turasenze tugane ku musozo wa gahunda. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Ubwo wabonaga intimba zaraduheranye, benshi bari muri depression, ubwo wabonaga agahinda kabuza benshi gusinzira, ubwo wabonaga ubwihebe bufashe benshi bukabashyira mu nguni, abandi bagahera mu kwisuzugura kuko basuzuguye kuva bakiri abana, bakireba mu ndorerwamo akabona ari mubi, ndetse abandi bakanabimubwira. Ariko Mwami Yesu waraje uravuga ngo reka mbaha agaciro, mwese mbacungure n'amaraso yanjye. Mana, ndasengera umuntu wese urimo hano, waje aremerewe n'ibyaha, waje aremerewe n'intimba, waje aremerewe n'agaciro gake, waje aremerewe n'ubutware bwa Satani ubwo ari bwo bwose. Uyu munsi uciye migozi, uko ibiganza bizamutse imbere yawe ari kumanura cya kiganza cyagiye ku musaraba ku bwacu, ufate buri muntu umuhumurize, umubwire ngo ibyaha byawe wabikuweho, intimba zawe uzinyegurire, agaciro kawe ugasubirane, kandi imbaraga zanjye zikorere muri wowe. Reba aba bantu bose ubagirire neza, reba aba bantu bose ubambike imbaraga, kandi imbaraga zawe zigendane natwe. Reka izina ryawe ryogere, reka izina ryawe rishyirwe hejuru, reka ubwoko bwawe bukomeze guhabwa umugisha, ko ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwakoze kwihangana.